48 Laws of Power, igitabo cyanditswe na Robert Greene. Amategeko arimo nuyakurikiza ntuzongera gusuzugurwa. Murakaza neza muryango wa Inyasi Media TV. Kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo video yose dushizeho ujye uyibona mu bambere. Murakaza neza mu isi yo gucukumbura. Murakaza neza mu mategeko 48 agenga ububasha. Naho nge mwumva nk'ibisanzwe ni wa mugaragu w'ibyegeranyo mukunda Nsengiyumva Inyasi aka El Primiste Lamvador Afrique. Reka uyu munsi tuvuge ku mategeko 13 ari mu gitabo cyiswe 48 Laws of Power, andi tuzavugaho mu biganiro byacu by'ubutaha. Muhawe kazi. Nta shyano rikomeye mu buzima nko kuba usuzuguritse nta cyubahiro cyangwa imbaraga, mbese aho ugiye hose ufatwa nk'uworoheje. Si agahinda k'abakuze gusa ko n'uruhinja rukivuka ruba rushaka gutegeka. Ibi gutegeka mvuga ntubyumve nko gutegeka bya kiyobozi, ahubwo kumva wubashwe aho unyuze hose n'abakubonye bose bakubonamo power, ububasha. Robert Greene yabibonye kare maze abyandika mu gitabo yise 48 Laws of Power, gikomeje kugurwa nk'amasuka hirya no hino ku isi nubwo kimaze imyaka 24 cyanditswe. Icyo cyubahiro n'imbaraga tuvuka tubishaka kandi tugapfa tubishaka. Ni inkongi twika guhera mu boroheje ikagera mu bakomeye, ikava mu bihaye Imana ikagera mu bayihakana. Nubwo icyubahiro n'imbaraga ari ibishakwa na buri wese kuva avutse, Robert Greene agaragaza ko hari uburyo bwiza bwo kubigeraho. Wanabigeraho hakabaho amategeko y'uko ubyitwaramo, utabyubahiriza ugasubira hasi ugasuzugurika, ko aho uri hose haba hari abandi bashinyitse amenyo bategereje agakosa kamwe gusa bakicara mu mwanya wari urimo bagasigara baguseka. Urugero, niba uri umuhinzi uba ushaka kuba ari wo muhinzi wenyine mwiza kandi uhinga neza kurusha abandi. Waba uri umucuruzi uba ushaka gucuruza byinshi kurusha bagenzi bawe. Umunyeshuri we aba ashaka kuba uwa mbere muri bagenzi be bose. Ntabwo ibyo byashoboka udakoresha amabwiriza Greene yanditse mu gitabo uyu munsi ugiye kuvugaho. Mu mategeko yanditse muri icyo gitabo harimo nka: ntuzigaragaze kurusha abaguhatse, ntuzagaragaze ko urenze kurusha boss wawe. Niba ushaka gukomeza kujya mbere kandi neza, ntuzibeshye na gato ngo ushake kugaragaza cyane kurusha shobuja, ugaragare kumuruta cyangwa se nk'aho hari ibyo umurusha. Umwuka umenyera byose haba mu kazi ndetse n'ahandi. Kwigaragaza nk'umuhanga cyangwa umunyembaraga kurusha shobuja ni ikibazo gikomeye, ni ukwishira mu byago. Kugaragaza ko urenze abagutegeka ni ukubatera ubwoba, ubereka ko isaha n'isaha intebe bariho ejo wayikeraho ukabasimbura. Ese ibi byakugwa amahoro? Mu byo ukora byose ugomba kwereka ugukuriye ko ari uzi byinshi kurusha wowe, ko inama zose nziza zimuturukaho cyangwa se ari ukwiriye gufata umwanzuro wa nyuma. Muri make uhumeke uwasigaje. Reka tubereke urugero. Umwami w'Ubufaransa Louis wa kane mu kinyejana cya 17 yari afite minisitiri w'intebe w'imari witwa Nicolas Fouquet. Fouquet amaze guhaga yubatse inzu y'akataraboneka muri icyo gihe, maze kuyitaha atumira ibyamamare byo ku isi yose n'umwami arimo. Yabatembereje mu nzu yubatse, ubusitani bwayo n'ibindi bidasanzwe byari bigize ku buryo abatumiwe batashye bamutangariye bamubona nk'igitangaza mu Burayi bwose. Umwami byamuriye ahantu ariko ariyumanganya, abona ko ibyakozwe na Fouquet ari ukuyirengera, mbese bya bindi bita gukoza hagati mu nozi no kumusuzugura, maze nyuma y'amezi 3 amuta muri yombi ashinjwa kunyereza umutungo wa leta. Ese byashinjwaga burya byari byo? Imyaka 20 Fouquet yayimaze muri gereza azira gusuzugura umwami. Mu gihe yari amaze muri gereza, umwami Louis wa kane yubakishije indi ngoro y'agatangaza yarutaga iya Fouquet. Iyo Fouquet amenya ubwenge yari kwiyubakira inzu isanzwe cyangwa nakoresha ibirori nk'ibyo bihenze, agakomeza kuba umwizerwa w'umwami aho kumwereka karenze. Irindi tegeko ni ntuzizere inshuti zawe cyane
menya uko wakoresha abanzi bawe mu nyungu zawe. Robert Greene agaragaza ko kwizera inshuti cyane ari rimwe mu makosa ashobora kugushyira hasi mu kanya gato nko guhumbya. Mu nshuti zawe haba harimo maneko n'abandi badashimishijwe n'intera umaze kugeraho. Uyu mwanditsi agaragaza ko inshuti zawe ari nazo ukwiriye gutinya cyane kurusha abanzi bawe, kuko arizo ziba zifite henshi zakubonera mu kurusha abanzi bawe. Mu gihe wegereza, ahubwo shyira imbere abanzi bawe kurusha inshuti zawe, kuko umwanzi niyo aje aza yikandagira hari ibyo atinya gukora kuko wamukeka, ariko inshuti zo ziba zikuzi neza. Iri ni itegeko rya gatatu, irinde gushyira hanze imigambi yawe. Robert Greene mu gitabo cye yise 48 Laws of Power yerekanye ko imigambi n'intego byawe bikwiriye guhora bihishe. Wanabigaragaza ukagaragaza igice cyangwa se ho bike ngo hato udaha urwaho abashaka kubirundura hasi cyangwa kukunyuraho ugasigara umanjiriwe. Kwerekana imigambi yawe mbere y'uko uyishyira mu bikorwa ni nk'umusirikare uri ku rugamba uri guteguza umwanzi we keje azamugabaho igitero isaha n'iyi. Urwo rugamba uko byagenda kose kurutsinda byakuvuna. Jya uvuga uziga aho biri ngombwa. Iryo ni itegeko rya 4. Niba ushaka kumenya byinshi, igira injiji, uvuge make igihe uri kumwe n'abandi. Biguha umwanya wo kukubwira ibyo batekereza byose, rimwe na rimwe banakeka ko ntacyo wabimaza. Uko abantu babona ko utazi byinshi, barushaho kuvuga ubundi nka maneko, ukamenya ibyo utwara, bigufasha gutera imbere, kubacyaho n'ibindi mu gihe bo bazi kusinziriye. Itegeko rya 4, rinda icyubahiro n'imbaraga zawe zose. Kubaka izina si umukino, biravuna kandi bitwara igihe, ariko kuritakaza ni amasegonda. Naha tuvugana ryari ryamaze gusenyuka. Umuhanzi R. Kelly ni urugero rwiza muri iki gihe. Yamaze igihe kinini akora amanywa n'ijoro ngo izina rye mu ruhando mpuzamahanga rimenyekane. Ibyo byarabaye, ariko byatwaye amajoro make ngo ryangirike. Yisanga imbere y'inkiko asananirwe hirya no hino. Robert Greene agaragaza ko umuntu wese uzabona ashaka gukora cyagaragaza nabi izina ryawe, ukwiriye kumurwanya n'imbaraga zawe zose, kuko uwo nta handi aba akuganisha uretse gusubira ku isuka. Rinda izina ryawe uwashaka kuryangiza wese, kandi ushireho uburyo bwose ushobora kubimenya bitaraba kugira ngo ubikumire, kuko ubuzima bwa muntu bwose bushingira ku izina yubatse. Ubutunzi baba ufite bwose ntacyo bumaze, izina ryamaze kwandura nta garuriro. Haranira kugaragara aho ugeze hose. Hari umusaza wigeze kuvuga ko ibwami ari heza, ngo ntuzabureyo batazakwibagirwa, icyakora ntuzahoreyo batazakurambirwa. Robert Greene nawe abijyana muri uwo mujyo, ko ugomba guharanira ko aho ugeze hose bamenya ko wahanyuze, nko kuhacyanka rubanda rwose rugufi ruciye bugufi. Greene avuga ko hari aho bizaba ngombwa ko ukora amabara kugira ngo bamenye ko wahanyuze. Upfa gusibanganya ibimenyetso cyangwa ugakora ibyiza bidasanzwe, ariko bagasigara bakuvuga. Itegeko rya 6, ntuvunike ariko ibyo abandi bakoze bikwitirirwe. Rimwe mu mategeko agize igitabo cyiswe 48 Laws of Power harimo kutivunisha. Ugomba gupanga uko abandi bavunika bakora ibyawe, ahubwo byasozwa izina ryawe akaba ariyo byandikwaho. Greene agaragaza ko bitavuze ko uzajya wirirwa wicaye, aho bishoboka urabyikorera ariko ntukabye, ureka abandi babikore, ariko isinya ya nyuma ibiyawe kugira ngo izina ryawe ariryo rizahora ryibukwa. Mu minsi ishize Facebook yashinjwaga gufatanya na sosiyete zikiri nto z'ikoranabuhanga zigaragaza ejo hazaza heza. Iki kigo cyavugwaho kuzigura cyangwa kuzisenya zitaratera imbere, kugira ngo ibyo gikora ari byo bihora ku isonga. Ibyo gikora si ubuswa, kiba cyubahiriza amategeko ya Robert Greene kugira ngo gihore ku isonga kiyoboye. Itegeko rya 7, horana abanzi bawe hafi yawe. Mu buzima
ntiwaba udafite abanzi keretse utagira ubwenge. Ni nayo mpamvu no mu nshuti zawe abanzi baba bahari. Green atanga inama kubahoza hafi, ukabatega imitego yose ishoboka ituma bahora iruhande rwawe kugira ngo umenye ibyo bapanga. Mu gihe wamaze kubiyegereza, gerageza kumenya ibyo ari byo, ibyo bategura. Niba bari gutegura kugira nabi, ubatange basigare biga uko bakwigobotora, aho kuba ari wowe batungura ngo usigare wiga kubacika. Icyangombwa kwitondera ni ubwoko bw'imitego ubatega. Ukamenya imitego ubatega iyo ari yo. Igomba kuba inyuma iryohereye nka yindi y'imbeba, ariko imbere ikabirura. Itegeko rya 8: gendera kure abarakare n'ababuraniwe. Buriya umutwe wuzuye uburakari cyangwa gutsindwa umera nka virusi. Aho ubonye uba ukwiriye kuwugendera kure. Ni nako bimeze ku muntu ushaka gutsinda, guhana icyubahiro n'imbaraga cyangwa kugira ibirenzeho. Jyana n'abageze iyo bajya, ufite ibyo wakwigiraho kurusha abagutesha umwanya ntacyo bakungura. Gerageza guhorana n'abantu bishimye n'abatera imbere, kuko nibo bafite icyo bakugezaho. Itegeko rya 8: abantu bagomba guhora bagukeneye. Ibyo ukora byose ukwiriye gutuma abandi bahora bagukeneye. Ntuzatume bumva ko babaho batagufite. Uko abantu bahora bumva ko bagukeneye, niko ubutekanye kandi ukizera ko ibyo ukora bizakomeza. Green kandi atanga inama yo kwirinda guha amakuru yose abo muhorana ku byo ukora, hato ngo ejo nabo batamenya ibanga ryawe bagatangira gukora nk'ibyawe cyangwa kwibeshyaho batagufite. Si bagomba kwibeshyaho na gato batagufite. Ibyo bikaba biri mu mitwe yabo. Koresha ubugwaneza wikiza umwanzi wawe. Itegeko rya 9: si ngombwa kuvuga nabi cyangwa gukoresha imbaraga z'umurengera mu kwitandukanya n'abanzi bawe cyangwa abo ukekaho kukugirira nabi. Gerageza uburyo bwose ubikiza ntawe ubimenye kandi ntawe ubonye ko wakabije, nta mayeri gusa. Irindi tegeko: itware nk'inshuti, ukore nk'amaneko. Ntuziteshe amahirwe yo kuba inshuti n'abantu benshi bashoboka, kuko nibo soko y'amakuru ukeneye ngo utere imbere. Icyakora ntuzabe nk'umupfayongo mu gihe ugaragiwe n'inshuti zawe. Koresha ayo mahirwe mu kumenya aho intege nke zabo ziherereye n'ibyo bateganya gukora. Bagufasha guhora ubacungira hafi ngo hatazagira ukora igishobora kugushyira hasi. Mu gihe kandi kuba inshuti y'umuntu bidashoboka, Green atanga inama yo gukoresha abandi nk'amaneko zawe. Abo utabasha kugeraho babakugereraho, ariko uko byagenda kose uhorana amakuru. Irindi tegeko ni ntuzahushe umwanzi wawe. Amahirwe aza rimwe mu buzima. Muri ayo mahirwe harimo no kumenya umwanzi mbere y'uko akugirira nabi. Green mu gitabo cye avuga ko mu gihe wafashe umwanzuro wo kwikiza ndetse no guhana umwanzi wawe, ukwiye kubitegura neza ku buryo ubikora rimwe rizima. Target mu cyiciro: niwibeshya ukamuhushya gato, witegura intambara idashira ishobora kuguhitana. Ibi ni bya bindi bavuga ngo ntibujye kurwana n'umwanzi wawe itwaza imvi ebyiri, iye cyangwa si yawe, kuko umwe muri mwe hari uzapfa, hari uzahitana undi. Guhitana izina ryawe cyangwa ikakumugaza, kuko uzaba wiremeye abanzi benshi. Mu bindi Green agaragaza ko hari ngombwa uhorane icyubahiro n'imbaraga, power. Harimo guhoza ubwoba mu mitima y'abantu bakuzi kugira ngo batamenya buri gihe icyo ugambiriye. Kwirinda kwigira ikigirwamana ku buryo abantu bakugendera kure, kuko utamenya uko wegereza abanzi. Kumenya neza buri muntu ukuri iruhande n'uwaguteza ibibazo, ngo hato utarenganya udakwiriye kurenganywa. Ugomba kandi kutagira uwo wereka ko umukeneye bidasanzwe, kwigira ikiburabwenge imbere y'abandi kugira ngo bavuge amabanga yabo.
kugenzura neza amarangamutima yawe ngo hato utagaragaza imbaraga nke zawe, gutera ibuye mu gihuru ngo urebe ikivumbukamo, ariko ukabikora bucece ngo batamenya ko ari wowe wariteye n'ibindi. Njyewe wategura ikiganiro kandi nkakibagezaho, nitwa Nsengiyumva Ignace aka Optimiste l'enfant de l'Afrique. Nugenda ukoze subscribe, like, share ndetse na comment. Abutaha tuzakomeza kubana mu mategeko muri iki gitabo cyiswe 48 Laws of Power cyanditswe na Robert Greene. Turabakunda cyane.